umuturanyi mubi abaturanyi bo message nabaha kuko aka kana katukumve neza umuturanyi mubi icyo kintu wacyumvise message namuha umuturanyi ugasanga yakoresheje ijambo ngo niba ari umugabo w'imbwa umugabo mbwa tuvuga mu kinyarwanda nuko bakivuza ngo ni umugabo mbwa. In fact hari comments nyinshi zagiye zivuga yuko uriya muntu ashobora kuba yaratukanye ariko ntabwo yatukanye umugabo cyangwa se umugore cyangwa se umusore akoye uwo munsi yakitinze ari umupasiteri akajya ayabakuramo kugeza naho yatutse abakristo atariko mwamwazanye imitima yanyu mwagiye muyishyira abanyine arabandagaza koko we yashakaga amafaranga ariko bagashaka kumwereka yuko bazanye imitima ikunze imbere y'Imana. Nta mitima ikunze rero imbere y'ushaka amafaranga. Imitima ikunze uyijyanira n'ubundi umuntu ukunze Imana. Yego. Mbanje kugusuza wowe tugiye kuba twabana kuri Shaka TV uwo munsi wa none rero kambanze mbabwire ko tugiye no kwinjira mu magambo y'ubwenge hahandi tuzatuvuga ati sasa byagenze gutya wowe tugiye kwangira gutya kuri subscribe and share ikindi kandi utere comment uvuga ati cyokoze buri paka muri iyi minsi urimo kuduhereza show hari murabona rero turi kumwe n'umuntu byanga byakunda ashobora kuba ari ubwa mbere mubonye cyangwa atari ubwa mbere mubonye badutere comment uburyo umubona utuvuga ati cyokoze wambaye neza kandi by the way yambaye neza no kuri kw'Imana. Hanyuma rero muramubona namwe yajyanishije aka kabara niba kitwa kamove kuntu ikote ryiza rigezwe imbere n'umweru murabibona none no ku munwa tayari move amaso n'umweru umusatsi n'umukara amaso imbone nazo n'umukara urumva rero ahantu hose yajyanishije kino ababwira ku musatsi ugira mu mugongo mukanya hindukiye murebe so ubwo ndamutse mvuze ko ari mwiza by the way nago nabambeshe sasa reka tangire atwibwira bimeze gute bimeze neza hari ukuntu njya mbwira abantu ati mukonje nka barafu we bite n'ukuri kw'Imana abantu mudukurikiye niba mbeshye mureke kunakonje ndabeshye ntago nkonje ntago nkonje nikomeze uko usa nk'umuntu ugira urukundo rwinshi bitewe n'uburyo niko kubona nibyo cyane ngira urukundo nkunda abantu bose ukunda abantu bose hanyuma se wanze banga ukunda bangaye nta rwango ngira muri gihe nta rwango ugira bivuze ko kuva abantu nta muntu n'umwe ruwanga nta muntu ndanga ntawe okay hanyuma se niba nta muntu waruwanga umuntu ugira uwo yanga wamubwira iki namubwira ngo nashake urukundo kuko n'Imana itubwira gukundana ibyo ngibyo biri no mu mategeko y'Imana nta nubwo ari ukuvuga yuko ari ibyacu twiteramo kandi ikindi ntari impamvu yo kwanga umuntu kubera ko cyane igihe cyose ukunze umuntu wayo umuboneraho ineza kuko umuntu yuzuye ineza y'Imana. hari ahantu uvuze ngo mu mategeko y'Imana ari nako ureba bari bagukurikiye amategeko y'Imana bangahe muri Bible amategeko y'Imana ni 10 na amategeko 10 nyuma y'amategeko 10 n'andi mategeko yigeze abaho amategeko abaho ni na menshi cyane no mu muco nyarwanda twavuga ngo dufite amategeko yacu kandi tugenderaho nk'umuco wacu mu gihugu cya Kongo bafite amategeko yabo bagenderaho nk'umuco wabo n'ibihugu byose ku isi buri gihugu cyose n'umuco wacyo noneho muri uwo muco akenshi usanga n'amategeko ari nako bigendana ubwo rero twari tuvuze amategeko y'Imana 10 azwi nk'ayatanzwe na Mose ariko ntago ariyo mategeko cyane tugenderaho niyo ugeze mu muco nyarwanda ugasangamo amategeko nayo hakugenga urayubahiriza kandi hanyuma byanga byakundiye amategeko 10 afitanye isano n'urukundo sibyo
yego. hanyuma reka tugire gutya rero tute duhindukira tugende ku rukundo kuko nirwo twari tugiye kuba twavuga birambuye. Ese urukundo rwo rugira amategeko? Urukundo rugira amategeko yarwo. Urukundo rugira amategeko yarwo arugenga bitewe n'amategeko ayariyo n'umuco uyatanga uwo ariho, nk'uko nabikubwiye n'ubundi nabigusobanuriye. Jesse, hanyuma yo kubwawe n'umutima nama wawe amategeko yawe y'amahame ugendera n'ayahe wabwira abandi? Aherekeye ku rukundo se? Aherekeye ku rukundo no gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. No gukunda umuntu wese, yaba umuturanyi, yaba abo dusengana, abo dukorana mu buzima busanzwe, umuvandimwe, nk'uko umuco wacu ubivuga. Kandi muri ibyo byose nzi neza yuko gukundana cyangwa gukunda umuntu habamo inyungu nyinshi. Habamo inyungu nyinshi, nta gihombo kiba mu rukundo. Yego umuntu yabasha, wenda hari igihe umuntu wabasha kumukunda ariko akakomeza akakubera ikigeragezo, ukabona aragukwepa, ukabona arakugirira nabi, ukabona arakuvuga nabi, ukabona mbega akaba nta munoza mu bintu byose. Ariko noneho wowe iyo ukomeje kumwereka urukundo, ugakomeza kumwereka ko nta kibazo, byanga bikunda usoza ari wowe utsinze. Urukundo ruratsinda ntirujya zitsindwa. Hari ikintu usanga kenshi mu ngo icyo twakwita nk'umuturanyi mubi. Nihe message wamo? Umuturanyi mubi? Abaturanyi bo message naba. Kuko akakana katukumve neza. Umuturanyi mubi icyo kintu wacyumvise? Message namuha umuturanyi wenda wese agomba gukunda umuturanyi mugenzi we kandi amwifuriza gutera imbere, amahoro, amwifuriza ko bahora bafitanye ubusabane muri bo kandi butagira amakemwa. Icyo kinyarwanda nyivuze neza? Byanga byakunda nibyo. Reka dukomeze. Hanyuma ese ubundi ubona kujya umuntu yitwa umuturanyi mubi biterwa n'iki? Reka nkomeza ku kantu nasobanuraga. Umuturanyi, iyo ufite umuturanyi w'inshuti yawe ntago yemera ko burara. Nta kibi yifuza ku buzima bwawe. Igihe cyose ahora kwifuriza ibyiza. Ntago ujya kugira aho ujya ngo wibaze utese abana banjye utabana ndabasigira ndi. Ntabwo uhangayika kuvuga ngo ninterwa nzatabaza ndi, kuko ufite umuturanyi. Umuturanyi rero ni umuntu mwiza. Umuturanyi n'abaturanyi bakwiye kugira urukundo rwimitswe. Apana kuvuga ngo turakundana ejo ugasanga muragambanirana. Oya, iyo message rwose ibagereho, abaturanyi bankundire tubane neza. Yego. Yes, hanyuma reka tugire gucya dusobanure ku muturanyi mubi. Umuturanyi mubi ubundi wababayeho gute? Umuturanyi mubi, hari video duherutse gusohora, nabwo twavugaga ku rukundo mu baturanyi. Hari aho twabonye abadamu babiri, umwe yari yarahinzaga akarima k'igikoni, undi ajya kugasoromamo. Agiye gusoromamo, mugenzi we w'umuturanyi baramubonye nyiri karima, ariko ntago yabyakiriye. Yarasohotse araza aramwaka imboga n'umujinya wose arazimena hasi, amubuza uburenganzira busoroma imboga. Ese niba wimye umwana w'umuturanyi wawe imboga, ukaba umwimye imboga, ese nakurwarana bwaki? Umunsi yarwaye bwaki uzavuga yuko uri umuturanyi mwiza, cyangwa se uzavuga yuko uri umubyeyi? Ntabwo uzaba uri umubyeyi, uzaba uri umugore. Uwo twita umugore wamuzi? Umugore nushaka ariko ari nta mbabazi za kibyeyi agira. Hanyuma umubyeyi iyo ageze mu rugo arakomeza akabungabunga umutekano w'urugo, agakunda urugo rwe. Niba uragusobanurira umugore, nabonye uri umugabo, simbizi niba uri umugabo niba uri umusore, ariko Imana iguhera umugisha aho uri hose. Dukomeze. Ariko umubyeyi nubona n'umwana wundi akamufata nk'uwe,
akaba yamuha amafunguro, akaba yamumusigira akamusigarana nk'uwe, akamwitaho nk'uwe. Niba abonye abe barimo kurya intungamubiri n'undi muhe, ese uriya mwana narwara bwaki nawe muturanye uzavuga yuko uriya mwana koko atari uwawe? Ese ubwirwa n'iki ko igihe icyo ari cyo cyose bazanamuguhanga umurere ko ureba isi igenda ihindahinduka? Okay, reka ndeke kwinjira muri ibyo bintu cyane. Yes, hanyuma tugire gutya tujye turahindukira. Njyewe ubundi akenshi muzi nk'umukinnyi, umu actrice muri filime. Yego. Nkunda kubaza abantu ati mukunda gukina izerori, kuko akenshi byanga byakunda urukundo ari ikiruziho. Ese muri filime ho bite? Nkunda gukina ndi umubyeyi. Uri umubyeyi? Yego. Umaze gukina filime zingahe? Ntabwo ari nyinshi cyane, ariko nakinnye filime yitwa Amaraso y'Umwijima, nkina muri filime Ishyari ry'impanga, nkina no muri filime yitwa Urugo n'iki. Izo nizo filime maze gukinamo. Ntabwo ari nyinshi cyane. Mbo hanyuma icyo nshaka kugira ngo baze kuri filimi byanga byakora numvisha muri producer, nibyo? Exactly. Uratwika wa producer? Ntwika wenda ndacana, ariko uracana koko? Ndi umubyeyi, ntabwo natwika, ahubwo ndacana. Filime ayoboye yitwa gute? Nkunze kuyobora amakomedi, hanyuma iyo nayoboyeyo ni Ishyari ry'impanga. Yego. Niyo nayoboye. Irahari ubu twayibona? Yes, mwayibona kuri channel Shyaka TV. Mbo reka tugire gutya twigire kuri komedi cyane kuko nizo wagiye uyobora kenshi. Ese komedi wayoboye ubwayo yitwa guteshingiye kuki? Komedi nagiye nyobora nyinshi, harimo komedi y'uburyo abashumba, abapasiteri cyangwa se babasha kujya mu rusengero ariko bashaka inyungu zo ku mufuka wabo, batitaye ku guterana cyangwa no gusenga Imana by'ukuri. Iyo ngiyo umupasiteri wayikinnye yitwa Etienne, ntabwo ari umupasiteri asake, uwo munsi yakitinze ari umupasiteri. Akajya ayabakuramo kugeza aho yatutse, kugeza n'aho yatutse abakirisitu, ariko mwamwazanye imitima yanyu mwagiye muyishyira ba nyina banyu. Arabandagaza koko. We yashakaga amafaranga, ariko bagashaka kumwereka yuko bazanye imitima ikunze imbere y'Imana. Nta mitima ikunze rero imbere y'ushaka amafaranga. Imitima ikunze uyijyanira n'ubundi umuntu ukunze Imana. Yego. Mbo hanyuma tugire gutya twongeye tugaruke inyuma gato. Uyu munsi ndabavanga sinema, urukundo, reka tujya ku bagabo. Wabwira icyo abagabo bitwara nabi mu rugo? Abagabo bitwara nabi, nigeze numva umuntu ngira ngo nawe waramwumvise, ntabwo ari giye uri bumuvuga amazina, ntabwo ari byo byanzanye hano. Tunikomereze nari. Ariko yaravuze ngo abagabo ngo hari igihe ushaka umugabo ugasanga yakoresheje ijambo ngo niba ari umugabo w'imbwa. Umugabo mbwa. Tuvuge mu Kinyarwanda nuko bakivuze ngo ni umugabo mbwa. In fact hari comments nyinshi zagiye zivuga yuko uriya muntu ashobora kuba yaratukanye, ariko ntabwo yatukanye. Umugabo cyangwa se umugore cyangwa se umusore yitwa izina ry'icyubahiro cye cyangwa se uwo ari we, kubera ko yujuje n'indangagaciro z'icyo ari cyo. Ariko hari abantu baba batujuje indangagaciro. Wese uravuga ngo umugabo arata urugo rwe, yabuze iki? Nanjye unyemerere, nanjye uze naho uza kumbwiraho yabuze iki mu rugo rwe cyamujyanye mu rugo rundi. Icyo ngicyo. Hari icyabanje kumuzana mu rugo rwe, aricyo cyatumye ashaka yitwa umugabo. Ntabwo umugore yapfuye, arahari. Ntabwo yamuhaye ibiryo neza.
twabibwirwa n'iki ko tubona twabibwirwa n'iki ko tubona n'abafashwe neza mu mago yabo, yego n'ibyo biryo ntumbaze, ariko agacaho ukabona naho yagiye guca inyuma naho ntiyahagumye, ahubwo yabaye amagambo ngiye gukoresha nanone ko numva agiye kwerekeza ku ya wa muntu. Reka nyihorere. Hari ingero zijya zifata ibindi bintu by'ibikoko nyine, ugasanga umuntu niba ava mu rugo akajya kuryama mu rundi, akava mu rundi akajya kuryama mu rundi, muzi ibikoko bijya bigenda gutyo. Bijya bigenda gutyo. Ni nk'uko nguko ntabwo aba agifite indangagaciro z'umugabo. Ese ubu ari iyihe mpamvu urugo rutangira neza ugasanga kenshi umugabo atangiye kuzana intonganya mu rugo? Nihe mpamvu bitera kenshi? Ubusambo. Yes. Ku mugabo se umugore buriya n'ishyashya ku mudamu? Ubu abagore Imana yaturemanye imitima myiza. Yego. Wavuze ngo nugutwika, ndabatwikiye cyangwa ndabacaniye, ndabamurikiye. Ndi hano ndabamurikiye pe. Yaturemanye imitima myiza yo gukunda abagabo bacu, icyambere, yo gukunda abana bacu, iduha imitima ica bugufi cyane, aho bakubwira bati uraza kuzinduka mbere y'uko ujya ku kazi, umugore ugomba kugandukira umugabo wawe. Si ibyo si kuganduka? Kuganduka ni iki? N'ubundi amafaranga arakenewe yawe, n'ubundi ugomba gukoresha muri urwo rugo. Umugabo aragushakaho yuko urugo rutera imbere, kandi turabyemera twese yuko twafatanya urugo rugatera imbere. Noneho ugasanga umugore baramushakaho ka kazi ku kwezi, hari ikigomba kwinjira kuri konti, ariko kujya ku kazi, ndabyuka njya ku kazi, umugabo arajya ku kazi, urumva ntabwo twikoresha. Aho njya baransaba kugerayo byibuze ngatangira akazi saa moya, umugabo biramusaba gutangira saa moya, ariko mbyutse saa 9 gutegura abana bajye ku ishuri, nongere mutegure, nimara kumutegura nongere nitegure, ariko ubwo murimo murabara amasaha aho hagati mwabantu. Abagore ndugira imbabazi koko, reka twikomereze duhindure. Hanyuma hari ikintu bakunda kwita, abagore dufite imbabazi ntitugira n'imbaraga. Imana yaduhaye n'imbaraga. Twikomereze. Imana yaduhaye n'imbaraga. Sawa. Hanyuma hari ikintu bakunda kwita ngo inshinzi. Ijambo nshinzi ryaturutse? Ubushinzi ntago nzi ahantu bwaturutse. Iyo ni inshinga. Urumva? Ariko mu muco nyarwanda twararyakiriye, ndabizi ko rihari n'inshinzi zihari. Yego. Kuki se bamwe mu bari biswe inshinzi? Abari? Abakobwa? Kuko ujya hari uwitwa wahereye mu bukobwa mu bwana, hari uwitwa inshinzi, bamutuka, bamumisikotinga uko atari. Hanyuma urabizi yuko muri sosiyete nyarwanda akenshi ushobora gukenera kunkoresha jewe ibyo ntashobora gukora. Abakobwa bahura n'ibigeragezo byinshi, urabizi. Umuhungu wa kwa runaka aramutereta, uwo biganya aramutereta, uwo bakorana aramutereta, hirya hino. Aho aciye mu nzira baramuryanira inzara, baturiya mukobwa wa nomero ye, ugasanga umukobwa afite abasore bamwiruka inyuma. Nabyita kumwiruka inyuma kuko aba we atabizi, ntacyo yisaba yagakoze. Noneho yarangiza ukaza guturuka hirya iyo ngiyo, ukaza widumbukije uti njyewe ndagusaba urukundo, akakwangira. Undi agaturuka hari ati njyewe rero burya nzi gutereta, nawe akaza akamutereta, ariko baraziranye ba basore, nawe akamwangira. Ntabwo igihe kiragera, niko abakobwa benshi basubiza. Ntabwo igihe kiragera. Bamwe bati nzagutegereza, kandi niyo attention atayifite yo kuvuga ngo yategereza, ahubwo yashakaga kumwangiriza ubuzima.
yarangiza rero ba bantu iyo bamaze kugwira babaye nk'abangahe batangira kuvuga umukobwa kwa runaka uriya ni inshinzi. hanyuma tunagana ku musozo urusyo uraruzi? Urusyo of course ndi umunyarwanda ndaruzi. hanyuma se ku muntu utaruzi warumubwira heki? Urusyo rukora gute? naturale n'urwo basyaho. uko nakubwira barukoresha kera twanywaga igikoma ababyeyi bacu babaga baseye, izi mashini zari zitaraza zisya, bagashyiraho amasaka bagasya. ubwo ni ukuvuga ngo urusyo rukorana n'ingasire. urenda kumbaza kandi ndumva ugiye kumbaza ngo koma rusyo akoma n'ingasire. reka tugire gutya twigire mu ishuri amashuri wize ubundi tuhita tunagira gutya. abanyamakuru ndabizi ko aragutega. reka tujye twigira mu mashuri wize. amashuri neza ariko si ngombwa. ngaho mbwira basi wize iki mu mashuri? iyo section neza uburezi. ese imibare byibura ujya uyivaho? cyane okay. ugiye kumpa imibare se kandi? nawe ngiye kuguha imibare. nujya kumpa imibare umpa amafaranga mba ariyo mbara. ubwo nakumvise. reka dusimbuke tunagana ku musozo nkuko nakubwiye wambaye neza by the way, ariko ubundi rikoti ribara ryitwa gute? iri ngiri hari abashobora kuryita silver, abandi bashobora no kuryita aho ni wakuzuzaho iyo mvuze gute nkaceceka mbashaka nawe wuzuze. oya njye nshaka kumbwira ibara wambaye ry'irikoti. hari n'abaryita kaki. ni ibara riri hagati y'amabara asa naho ari menshi. noneho hari n'irindi ese ko ngibaje. none nshaka iryawe noneho sasa weho uribana muri hebara? ndibona muri VIP. icyonze ko wowe amabara ndibona muri VIP da. mbo hanyuma sasa tunagana ku musozo reka tugaruke ku duisa. uyu munsi none uri gutegura icy'abanyarwanda? abanyarwanda ntago nakubwira ngo mfite uburambe bwinshi. jewe ibi nabyinjizwemo no kumva mbikunda gusa. ndabikunda kuva kera nkiri umwana, ku masegonderi aho nize nari umuntu wahangahanga udushya nkadukoresha, ariko umuryango naturukagamo ntabwo wemeraga ibintu nk'ibyo ngibyo byo kugenda kandi urabizi ko byose bigomba movement. ntabwo nigeze mbona amahirwe rero yaho ninjirira. ndangije no kwiga naje kujya mba umuntu uyoboye amakirabu runaka. naje kuyobora amakirabu ayantisida, nkajya nsinda nkazana utuntu tw'udukombe tw'abana amakirabu y'abana nigishaga, nari umwarimu. ariko ibyo ngibyo byose nabikoreraga mu Mutara niho iwacu. ngeze muri Kigali nsanga abantu baransize n'udushya twabo n'ibyiza byabo. ndicara ndavuga nti ubwo maze no gushaka ndi n'umukecuru, ariko bikaguma kumbamo nkajya numva biranyattractinga, nkumva habamo umunezero. in fact hari ikintu ukora ukumva uranezerewe. naje kumva nezerewe, numvaga nezerewe nkumva biranezeza. naje kongera muri covid imaze kudukuriraho akazi, twicaye mu rugo nibwo naje gutangira kureba ikindi kintu cyampesha morale. ndongera ninjiramo. nkimara kugeramo mpuye n'abandi bantu batandukanye. urabizi abanyarwanda iyo wicishije bugufi ukamubaza ukuri aguha ukuri. iyo ugiye uvuga ngo nzi byinshi ukamubaza ukuri aguha ibinyoma. iyo umubajije ukuri kandi wamweretse ko uzi aguha ibinyoma. ubwo rero
abo nabazaga bose nagendaga ndi gutya ariko bankoshana umunsi umwe nkafominga komedi yanjye kameramani ati komedi yabaye noneho sasa tunagira gutya tuvuga ati ni ku musozo mbwira wambaye ibintu bingahe ku mubiri wawe ku mubiri wanjye ubone nambara imyenda mike ishoboka nshaka umubare w'ibintu wambaye ubu tuvugana uko wicaye ni imyenda 5 ubwo tugiye kubara uyu muntu agiye kumbeshya urabara uhereye ni jyewe uyambaye ni jyewe uyizi njye mvuze ibintu wambaye bigaragarira amaso y'abantu bigaragarira amaso y'abantu ibintu biri ku mubiri wawe inyuma nibyo ndi kuvuga ni bingahe niba ari ibyo ngibyo hano nambaye imyenda 2 nibyo biri ku mubiri wawe exactly byonyine inkweto yazibagiwe kuri tapi rouge ureba sawa hanyuma reka namabwire ngo wabanye na Mr. Willy Parker Mr. Wezo Tamu ikiganiro turi ku kiganiro hagati ku rukundo tugaruka kuri cinema ubwo rero jya guca ukore subscribe and share ubundi tuvuga ati sasa Parker